bafata nyino nari napanze Nadia azi kubyina araza kugenda ririmbe nkuko Sheba bamukoze nshira nshiramo ibikeri byanjye man byinshi cyane mpura n'inkokora nyinshi inkoko nyine ugasanga guba numvaga mvuga ati kese ko na supportinze abantu ko nawe uje hano nka kwibuka Kenny Solo, Juno, Bruce Melody, Debeni, Nde, Afrique, rererere buri muntu namukozeho. Nawe urumva yampano ino minsi aguma avuga ngo Ddumba nta kintu yamfashije. Ntago bishobora kundakaza kuko tonalite yamperekeje ku kibuga cy'indege nkegera muri Canada itarambwira ko atagishaka kuba ari kumwe nanjye. And then maze icyumweru nishyuye video ye miliyoni irenga. Not miliyoni irenga nka miliyoni 2 zirenga of course cause twashutije kamera yacu ariko abadanseri abantu bavuye hano twarentinze it was a lot of money. So like nawe nyine kwambara n'ibiki byose no kwambara byose njye nakoreshaga njye na shootingiraga ku ishusho ihenda mu gihugu mu Rwanda bwa mbere niyo ishusho niho hantu hambere of course ubu ngubu gadashobora kuba henda cyane banjewe Biden ishusho niyo yarirenze yarifite na yari company irenze byatabyaye n'amashusho Biden ishusho yari company yakoresha wayishuraga amafaranga manager wayo yari muyoboke cyo gihe muyoboke niwe yajagariya so I would literally pay amafaranga ishusho insaba urumva hako umwana nyine bazinuka mu gitondo agahita avuga ati nje ndigendeye abo nkuko mubona Fifira yansigaye mu supportinga nuko ari we yasigaye mu mujyo w'umwana nyine afite uburere twumvikana tuvuga ariko nawe nyine ntihaburamo ahantu yangoraga n'iki so ikitwaga lebo nje nari natangiye numva ntabwo navuga ko ega narahombye amafaranga ashobora kuba utakwita make niba byarabaye nk'ibihumbi 30 by'amadolari bikaba byose narabihombye nta kintu nakuyemo nta faranga na rimwe ryagarutse but at least nk'ibintu the rest ansabye mba nzi neza ko ntabikeneye urumva nzi neza ko nshobora ubu mbizi neza nk'ubu ngubu yuza kubimbwira nk'ubu ngubu ntarabikoze nari kuba nimo ndavuga ariko nyamara ibyo umuntu arimo aravuga nibyo kumva birarya nyine kumva iminyungu nkumva birimo birarya ariko iyo navuyeyo naciyeyo nararebye iyo aza kuba ari uwundi muntu yari kuba yarabivuyemo yari kuba yaravuye muri iyi mihanda ariko what I did I took that as an experience. I said okay ubumenya abahanzi iyo nzamuye umuntu from zero niki yakora hit ngewe ndayizi ikintu yakora nzi hit ikiza cyanjye na hit nuko nari nkuze cyane natangiye kumenyekanwa ngira ngo ngiye gukwiza imyaka 30 urumva nari nkunze ariko hit like ikintu ikora umuntu noneho ikamusanga ari muto hit ihuriranye nawe ufite imyaka 21 marasa ni nayo mpamvu biro byoroshye ko uwo mwana ashobora kuzima cyane kandi bahari nyine ukoze biroroshye kugira ngo nk'umuntu ibyo ngibyo ntabwo wabitindaho nyine ibyo nari nkubwiye ati umwe ashobora kwihenura ku bintu ubungubu bikarangira ari storyteller n'ubundi nta muri babandaganiriza nawe wamufasha nk'ibyo wari utangiye kumukorera so ari ukuntu ubona hit ikakuruta so nge Ddumba reka mwereka ku kintu ndiko aba artist bose cyangwa abaniga bose baza mu muziki bakiri batoya n'abandi baniga bose still baza bumva hari ikintu gikeneye kubakwa buri gihe ahora bumva hari ikintu gikeneye nyine kubakwa kugira ngo ikiraro nyine cyabo nago bafata ikiraro gihari ngari cyo bagenderaho abaniga benshi bakora baza bavuga ngo wakora iki nk'ibi dress ariko kuvuga wenda ashaka kuvuga ngo ushaka gukora ibi ngibi kugira ngo ukore ibi still ni ushaka gukora ibyo ngibyo kuvuga ngo ndayambishira amadollars 5 ku ndirimbo babibonamo ikindi kintu utayabonye bibonamo ikindi kintu wayabonye nawe akabibonamo ikindi kintu still hakomeza harimo ikibazo cyo kumva ko hari ikiraro gikeneye kubakwa ntago bagendera ku bihari ikindi mbona nshaka kumbwira ubona hagati y'abartiste bo mu Rwanda tureke kuvuga ngo ni industry tufata abaturage bo mu Rwanda n'abartiste bo mu Rwanda ni iki kici kindi n'abartiste bica urukundo rwabo mu bafana cyane abafana bica abahanzi ubuhanzi bwabo nk'ubu ngubu ikintu ndimo ndabona ngewe ku mitekerereze yanjye hari
nk'abatiste banze gukurikira banze gukurikira move iriho. Yep. Move iriho ni social media. Biragoye kugira ngo usange Knowless yasohoye indirimbo ngo yumve Ddumba azaza kuyimupromotingera. Urumva biragoye kugira ngo usange umuntu nkandi nka King James yasohoye indirimbo ngo yumve ngo Ddumba azaza kuyipromotinga. Amazina menshi Safi Madiba yigeze kumpamagara, mfata telefoni ye arabanza mu bintu byose ataramvugisha ibintu, arabanza avuga aya magambo, aravuga ngo ngeze aho nshakisha Ddumba koko. Ndumva atigeze aho nshakisha Ddumba koko. Like urumva ko nk'abo ngabo ni abantu bakabaye ari biyongera ku itafari, koze Safi Madiba ntabwo rusha Tiwa Savage ubu kuba amaze umwanya munini muri industry. Tiwa Savage atinzemo urumva, cyangwa Wizkid arusha Safi Madiba kuba atinze muri industry, but Wizkid they really followed up for social media, kuri ntuza muri social media. They use social media, niho babarira bajya trend nyine bajya. No ubabara warabonye abantu bakafata nk'umuntu nka Ddumba, which the Ben mukundira. The Ben nawe yaraje arabireba agahita avuga toya sinza gukora nka ba Knowless, reka njyewe nje muri aba bantu. Nibi bintu mwabonye The Ben yarimo agerageza gukora ibintu Bruce Melody akora is try and error. Uragerageza ukareba niba bikora wakumva yo mubiri ugasubira inyuma. Nk'ubu sinibaza ko The Ben azongera kugaruka ngo nawe ngo arashaka gusubizanya na Bruce Melody, aho ababonye bitaza, ariko ashobora gukoresha indi strategy iri hejuru irenze ya yindi. Aguma cengera agerageza arunguruka, kandi bacumugari mu Kinyarwanda ngo nayitinye itarungurutse. Buriya The Ben ni nkaho yarungurutse, yareba bitavuga ati okay aho ngaho ntabwo biza gukunda. Ese wana ko ahantu nyine bigoye, ari ahantu nyine byo bitari gukunda, ashaka ineza. Hera ntabwo biza gukunda. So rero n'icyo kintu kitagitwara a very big chunk of abastari bacu twari dukeneye. Urumva ubu nk'icyo utwariramo abaririmbi bose bakwinicha abande. Ujubona nka Kamarina karimo karabibona ubu ngubu karimo kararwana nabyo, ariko gasa nkaho biri too late. Ariko nk'abantu bagerageje kugaruka ni bakera ni nka Dani Nanone niba ari umuntu uzi ukuntu ibintu bikora arabikora. Christopher ni umuntu azi social media, nawe yagarutse azi social media, yizi kibuga neza. Ariko still ariko Christopher yagarutse ntabwo azagarukanye imbaraga, navuga za danje. Ntabwo yagarukanye imbaraga nyinshi, ariko at least yagarukanye ibintu bye ashobora gukora agashyira mu bantu bakaba babikunda, kandi akagerageza guca mu nzira nk'izo. Christopher y'indirimbo igiye gusohoka aramamagara. Urumva aramamagara akambwira ati shaka uko ubigenza. Urumva so rero nk'uramubona ko ibintu aba yaramenya aho bijya aho biva. So abo bantu bakera barabanza bakatuvamo. Urumva bakabanza bakatuvamo, noneho tugasigarana iyi kipe ya ba Juno, ba Kivumbi, ba Kenisoro, ba Airways. Abo nabo baje mu gihe social media ushira ikintu social media kikijana. Nk'uburiya nka Kenisoro ntiyamenye umurego yabaye hit gute. Ntabwo yamenye ikinyafu cyabaye gute hit. So rero iminsi igenda yicuma biriya bintu biza kubera ubu ngubu social media yacu ifite ibintu byinshi. Sabe abafite ibihumbi 200 ikiganiro cyasohotse, uriya afite ikiganiro cyasohotse abantu barebera hari. Nukibagirwa ko aba banyarwanda barimo barareba ibintu, barimo barakoresha data. So izi data ziraza gushiraho kozi ni wowe nawe nk'umuntu iyo ushizeho data Kigali urabireba ukuntu bigenda. Nshiraho data nahiza nkahita nzikuraho, ndyama nazikuyeho nkashiraho data nizo nkoresha kugenda kureba cya kiganiro kimara amasaha 2 ngomba gukuramo amatiku, nizo zinjyana kwa Godfather aho ari amatiku. Rero usohoye indirimbo hari ibyo bintu byose. Cya gihe ba Kenisoro baba hiti
ibyo bintu ntibyabaga, nibyo urumva data zacu zarebaga indirimbo zabo, ariko ubu hari ibintu nk'ijana biza gutwara data, urumva. So rero ugasanga nyine indirimbo ubu Keniso icyo akeneye ni ukugenda agaca kuri Ddumba akamuvugisha, aho ugasanga nyine kubera aravuga ati ngiye nkora imiziki mami, nkora imiziki nkashiraho n'ubundi kijana, urumva. Abo ni ba Juno nabo barimo barabura ako kaboro, barimo barabura kumenya turabivangira, turabikora, turahuza gute n'aba influencer, turahuza n'igikozi kera yariga zinuka mu gitondo Keniso akajya kubona nakoze challenge Juno akajya kubona mutanavuganye nta kindi mutanavuganye atanze ntamuzi, ariko ubu Keniso is like my best friend. Ntabwo njya nkora indirimbo za Keniso cause sinkibikora, probably iyo aza kunyinginga akambwira ati ndakwinginze kora indirimbo yanjye, ndakwinginze nibwo nabikora, ariko nawe ntabwo bishishikaramo, urumva. Ubwo nyine ugasanga so indirimbo ntabwo igeze ku bantu ashaka kwigeraho, urumva. Abo nabo bari aho ngaho barimo barashyiramo ingufu nkeya, ntabwo bafite umurava, kandi nibo bita mu cyongereza cyo twa prospects, like abantu dutezeho amaso ko ejo aribo bazasimbura ba Bruce. Urumva Bruce nawe akaba ari we muntu Bruce yari ahagaze wenyine. Bruce ubundi abahagaze wenyine koze sinkunda ngewe kugeranya Bruce na Ben. Ku giti cyanjye ngomba guha Ben indaboze, rero Bruce agomba kuza munsi ya Ben. Urumva, nubwo Bruce yakora ibintu byiza nkabibona ko ari byiza biruta ibya Ben, I will always start with umuntu yafunguye umuryango. Kumakoze iyo utubashe umuntu mukuru nawe bazagusuzugura. Mu minsi iri imbere mu minsi iri imbere nawe bazagusuzugura. Niyo mpamvu ngiye nk'umuntu nyine uzi wakurikiranye Ben ngomba nkamaze nkamushyira hariya. Ddumba ibi bora bya Bruce na Ben ubifata nkaho ari muri iyo sanse? Urumva ndaza kubivugaho gake mu bintu ndimo ndavuga. So like nka Bruce Melody nawe ubu yari afite ikibazo cyo kuba yariteranyije n'aba influencer, which these days bameze aba influencer. Bruce Melody afite abafana benshi bamukunda, ariko biragoye muri ino minsi kugira ngo ube direct wowe n'abafana bawe, kubera ndimo ndakubwira ati ubu ngubu hari ibintu byinshi byo kureba, na Pastor Claude akeneye kumureba, Mutesi Kovin afite intambara zo muri Kongo, Nuza afite intambara zo muri Kongo, mu Rwanda murabizi nta mafaranga, na tuvugishije ukuri umuntu utagiye kubeshya, mu Rwanda ntabwo dufite resources nyinshi ku buryo abantu baba bafite amafaranga ku buryo ngo umuntu ashobora ngo abaturage bose baba bareba za miliyoni ziba zireba ku mihanda ngo bose bafite amafaranga ngo they can always log on data ngo data, hari n'ubunyuza ahantu akafata ka wifi wene minota mike. Thank you. Aruki ahantu gahita afata ka wifi akagenda kareba. So rero Bruce Melody muri no minsi yaramaze igihe yari disconnectinze na ba middleman, which wita ba influencer ba Clapton Chibonge, ba Kiramani, ba Lakinze Imana, ba Ddumba, ba Nuza, ba Dekati, bande. Abo muri ino minsi bakora nka middleman, bafata ibintu bitageze probably abantu ibintu batabonye ibintu Bruce Melody bipostinga, noneho at least nugenda mu nkuru ya Ddumba uraza kubisangayo noneho usubire ujye kubireba. Iyo witeranyije na Ddumba utumvikana na Ddumba usanga ibintu byawe ntiyabihaye umwanya. Muri macumuza abantu bo kwa Ddumba bo babuze. Noneho ukabura ukiteranya na Nuza ubundi nabo ngabo ukabura babuze, ukiteranya na Nuza nabo ukabura babuze, noneho ukabura umuntu ukabura ya doti irimo ukabura kibuze nk'abantu 400 bari ku mbuga zitandukanye z'abantu bitandukanyije nabo millions, it's millions, cause abantu ba Ddumba bashobora kugeza indirimbo Uganda, bashobora kugeza indirimbo ahantu hose, influence ikintu, it's the word of mouth. Ahantu numva indirimbo hashobora kuba hicaye abantu 5-4 bakayikunda, ariko ubu muntu ni following Ddumba, nukuvuga ko ubu ugomba kubara buri kantu kose bose ubu ugomba kukabara ko kavamo ikintu kinini. Urumva, so Bruce Melody yaramaze igihe kinini yariteranyije n'aba influencer middleman
n'aba middleman, which I think right now yarabibonye, arabizi, ndibaza ko arabizi, because I'm pretty sure ko Bruce Melody umwaka amaze adakora yari arimo arasura ikibuga, ari kwiga. yari ari kwiga, kandi niba ari umuntu wiga neza icyo kintu ntiyagisiga. Tuvuge ko kuva yagiye mu gitaramo cya Ben yakoze n'ikizami cyiza cyo kugraduatinga iryo somo amaze. Thank you so much. Na cya gitaramo yari graduation, yagraduatinze amasomo yashakaga gufata. Ubu ngubu I feel like ubu ngubu Bruce Melody agiye kongera kugaruka ari Bruce Melody dushaka kandi twa supportinga kugira ngo intego ye yo kurasa mu mahanga ayigera, ukoze nico kintu ashaka. Make aje afite ibyangombwa none byuzuye, just diploma arayifite. Bruce Melody tugeze gupfa ikintu cyane, ambwira ngo bafite amafaranga bashaka kunyishura 155, bakambwira ukuntu ngomba gukora ibintu, nkababwira uko mushaka ko mbikora ntago biza gukunda. Bafite strategy yabo ariko bashaka kujyamo. Bafite strategy yabo bashaka ko nyikora, and they really want. Hari igihe Bruce Melody bishuye abantu bo muri Nigeria ngo bapromoting indirimbo nka za Soweto nyirangura zibuka. Ntabwo ntibyari gukunda. So njyewe my argument was tugomba kuba dufite fan base y'abanyarwanda nyinshi kugira ngo tugende nk'ikipe twataka ibihugu byo hanze, ariko buryo bwa kinyarwanda bw'abanyarwanda. Ubu abanyarwanda tukagenda nkagwa example nkakubwira indirimbo za Ben zakunzwe hanze ntabwo yari yazikoreye abantu bo hanze, yari yazikoreye abanyarwanda. Slowly yakunze hanze yari ikorewe abanyarwanda, ntabwo media yikoze ngo arimo asaba abantu. Indirimbo zose nka Katarina ya Bruce Melody yakozwe akora avuga ati n'abantu bayumva hanze, ariko ndimo ndayikora abanyarwanda bayumve. Indirimbo nka Man on Fire andi bumuntu yayikoze Man on Fire, arimo aravuga Girl on Fire yayikoze ayikorera abanyarwanda, itigenda ijya hanze. Na iyo ukoze urimo urahe ikintu cyawe abanyarwanda, warangiza ukakivangamo indimi, baracyakira. Baracyakira abanyarwanda nibacyanga, kuza ubu ngubu abanyarwanda barimo barasupportinga Vestina and Dorcas mu Giswahili, mbonye mu Giswahili bagahita babasiga hanze, bakabasiga abandi bafana. Abanyarwanda bafite connection between abanyamurenge bafite bavuga Igiswahili, abanyamasisi bavuga Igiswahili kigeye muri Congo. Igiswahili gishobora gusimbuka kiva mu banyamurenge mu banyamasisi gihita kinjira. Deja na Kigali urumva abanyamahanga benshi bo muri East Africa baza bagenda baratraveling kikacinjira. So you really have to ugomba kumenya ko tangirana n'abanyarwanda. Abo banyarwanda tuzahita twese tugenda nk'ikipe twataka igihugu hanze. So ndibuka argument yabo yari kuvuga ati no, I am not looking at Rwandese right now. Turashaka ko ukora ibintu hanze, we promoting hanze, urumva. And I'm like, okay, I'm gonna have to do a challenge menshi kuri TikTok, mbi promoting kuri TikTok, kandi TikTok igomba kuba ifite ikintu working nacyo hand in hand, bafatanya. So nanjye ibintu byanyu nshobora kubibaho ejo mukanyita umujura, kozi murabona ko ahantu mushaka ko mbageza siyo mafaranga mwampaye, ibyo nakozeho siyo mafaranga bampaye. Iyo deal irapfa, ntabwo twongeye ntibanyishuye, twaragiye dutangirana n'umwuka mubi anyway. Impamvu twabonye wari umaze iminsi nta kintu ushaka kumuvugaho. Cyane gihamagaye Ddumba izi saha.